cyo kubaza ese pasteri niki nibihe bintu nikiye kintu kigaragaza ko abakristo bafite imbaraga? Icyambere kigaragaza imbaraga z'umukristo ni ijambo ry'Imana. Ego. Icya kabiri kigaragaza imbaraga z'umukristo mu kwizera. Icya gatatu kigaragaza imbaraga z'umukristo ni umwuka wera. Icya kane kigaragaza imbaraga z'umukristo ni amaraso ya Yesu Kristo. Icya gatanu kigaragaza imbaraga z'umukristo ni amasengesho. Izi Yerusalemu yasenyuka abayuda bagatatana kubw'ibyo bihamije aho batuye hose bavushijwe amaraso. Amasengesho agira imbaraga, amasengesho azura abapfuye, amasengesho akingura ijuru, amasengesho akingura inzu z'imbohe, amasengesho ahindura ibihe bikomeye. Abo bantu bagira impano rero badakundana bameze nk'abari abacunyi n'abakonikoni n'abapfumu bajugunye inkoni hasi imbere ya Farawo nazo zigahinduka inzoka. Ntabwo imbaraga z'umukristo zigaragara mu kuzura umwuka wera, ahubwo imbaraga zigaragarira mu kwemera kuyoborwa nawo. Niko bavuga bati nta kuntu Imana yafata abantu yaremye ngwira kuko ati Imana ari urukundo ifata abantu yaremye noneho izabashire mu muriro. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom. Abantu muri mu Rwanda tubabwire ngo Imana ibaho umugisha, muri abantu ba mbere mukurikira ibiganiro bya Gusenga everyday. Kubwiyo mpamvu Imana ibahire, Imana ibagure, Imana yumve amasengesho yanyu kandi ibahe uburame. Abantu muri mu Burundi muri abantu ba kabiri mukurikirana ibiganiro byacu, namwe tubabwire ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibahire. Abantu muri Afrika mwese mukurikirana ibiganiro byacu bya Gusenga everyday, yaba wumva Kirundi, Kinyarwanda n'Ikinyamurenge n'Ikinyabwishi, tubabwire ngo turakunda kuri Gusenga everyday muri inshuti za kadasoka. Abantu no ku mugabane wa Burayi mukurikira ibiganiro bya Gusenga everyday, tubabwire ngo Imana ibaho umugisha, turabakiriye kuri Gusenga everyday, tubabwira ngo turabakunda. Abantu muri ku mugabane wa Amerika tubabwire ngo Imana ibaho umugisha, Imana ibahire, Imana ibagure kubo guhitamwo ibiganiro bya Gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, turakunda kuri Gusenga everyday, tubabwire ngo turabakunda, tubashimira ko mukurikiranira ibiganiro byacu, tubabwira ngo namwe Imana ibaho umugisha, Imana ibagure. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Revera Pasteri Mazi Bireguraho. Dogiteri Fine. Amakuru Pour tu toujours bien. Mumeze mute? Turaho. Murashima Imana? Okay. Murakoze cyane Pasteri, tukaba twishimiye kongera kubana namwe. Pasteri, mwatangira musuhuza abantu? Turabasuhuza bene data batugana kuri channel ya Gusenga everyday, batuye mu migabane itandukanye y'isi kandi batwe badukunda. Turabakiriye, ni karibu kuri channel ya Gusenga everyday. Pastor wakoze watangira urasenga Imana. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe. Turagushimiye ku byiza wakoze mu buzima bwacu bwose. Turagushimiye ko twongera iminsi yo kurama umugambi wo kugira ngo turusheho kubwiriza ubutumwa bwiza duhindura amahanga yose. None tugiye kuvuga ijambo ryawe, ube hafi yacu, tuzengurutse umuco wawe kugira ngo ijambo ryawe ribashe kwamamara kandi rimurikire imitima yabaye akahebwe, abari mu bice bitandukanye bose babashe kumenya izina ryawe nico ushaka, ubwa Yesu umucunguzi wacu. Amina. Pasteri reba hano, urebe hano. Ariko ugerageze kureba amaso. Murakoze Pasteri, reka tugushimire. Pasteri uba wigoye, urabona yuko abantu muzi Pasteri imbere dukorana, murabona ko afite ikibazo cy'ijisho. Urabona ko afite ikibazo cy'ijisho mbere, amaso yari ameze neza ariko arafite ijisho rimwe ritameze neza, murabona ko atareba neza. Ariko Pasteri urakoze cyane kuba wihanganye kuduha ikiganiro. Pasteri tugiye kuganira ku bibazo bya soteriology mu nyigisho za nshingiro z'itorero cyangwa za Bibiliya. Pasteri kubaza ese Pasteri niki nibihe bintu nikiye kintu kigaragaza ko abakristo bafite imbaraga? Urakoze Pasteri, tugiye kubaza ku bintu bigaragaza imbaraga z'ubukristo. Ibintu bigaragaza imbaraga z'umukristo ni byinshi. Ego, iby'ingenzi. Icyambere kigaragaza imbaraga z'umukristo ni ijambo ry'Imana. Ego. Icya kabiri kigaragaza imbaraga z'umukristo mu kwizera. Ego. Icya gatatu kigaragaza imbaraga z'umukristo ni umwuka wera. Icya kane kigaragaza imbaraga z'umukristo ni amaraso ya Yesu Kristo. Icya gatanu kigaragaza imbaraga z'umukristo ni amasengesho. Urakoze Pasteri. Ni gute ijambo ry'Imana rigira imbaraga? Ijambo ry'Imana rifite imbaraga cyane kuko usomye mu
mu gitabo cya kabiri ca Timoteyo, n'urwandiko rwa Timoteyo igice ca 3 umurongo waho wa 16 haravuga ngo ijambo ry'Imana ryemeza ibyaha, ijambo ry'Imana ririgisha, ijambo ry'Imana rihanira abantu gukiranuka, ijambo ry'Imana riratunganya. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. None usomye mu Baheburayo igice cyaho cya 4 umurongo wa 12 ijambo ry'Imana rifite imbaraga, niko havuga. Haravuga ngo ijambo ry'Imana rifite ubugi butyaye kurusha inkota zose, kuko ngo rigabanya ubugingo rigahinguranya. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana rirakomeye, riratyaye kurusha inkota zose. Hariya muri Yeremiya igice cyaho ca 23 umurongo wa 29 haravuga ngo ijambo ry'Imana ni umuriro, kuko haravuga Uwiteka Nyiringabo arabaza ati mbese ijambo ryanje si umuriro, si inyundo imena urutare? Bisobanura ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga cyane zikomeye. Hariya muri Petero ya mbere igice ca mbere umurongo wa 23 haravuga ngo ntabwo mwabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, ryo jambo ry'Imana. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Ijambo ry'Imana rirakomeye, ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, rifite imbaraga ku mukristo. Umukristo kumenya ijambo ry'Imana ni iby'igiciro cinshi. Ni inyundo imena urutare, ni inkota ityaye, ni umuriro ukongora. Ijambo ry'Imana rirakomeye cyane, rirakosora, rirayobora, rihanira abantu gukiranuka, ryemeza abantu ibyaha byabo. Ijambo ry'Imana rirakomeye, rifite imbaraga. Urakoze. Ni gute kwizera bigira imbaraga? Kwizera bigira imbaraga usomye muri Matayo hariya igice cyaho ca 17 umurongo waho wa 20 avuga ngo nubwo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye umusozi ngo vaha wajaho ubutegetse kuja. Kwizera rero ijambo ry'Imana avuga ngo kandi utizera ntanezeza Imana. Ariko ufite kwizera kwaba guke ariko kukamera kukangana n'akabuto ka sinapi, wategeka imisozi ikava hayo ikaja ahandi. Muri Mariko igice ca 11 umurongo waho wa 24 haravuga ngo kwizera byose bishobokera uwizera. Ariko iyo asabye ikintu ufite kwizera, ijambo ry'Imana riravuga ngo wizere ko wagihawe. Ibice n'umurongo wa 23 aravuga ngo byose dusaba bishobokera uwizera. Kwizera rero bigira imbaraga ku mukristo, kandi utizera ntiyanezeza Imana. Noneho rero tubihuje n'ijambo ry'Imana haravuga ngo kwizera kuva ku byo twumva, kandi ibyo twumva biva mu ijambo rya Kristo Yesu. Ubwo rero ijambo ry'Imana rikomeza umukristo, kwizera bikomeza umukristo. Urakoze. Ni gute umwuka wera ugira imbaraga? Mu Byakozwe n'igice cya 1 umurongo wa 8 haravuga ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzabagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Isamariya kugeza ku mpera y'isi. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo rihesha abantu guhamya. Guhamya ntabwo ari ukwamamaza Yesu Kristo gusa. Rira jambo ngo muzaba abagabo bo kumpamya ni ukuba abagabo bo kwemera no kurenganirizwa izina rya Yesu Kristo, ukabwiriza Yesu. Ariko kubwiriza Yesu ntabwo bihagije iyo utashobora kurenganirizwa uwo Yesu uvuga. Nizo mpamvu guhamya ntabwo ari ukuvuga. Guhamya ni ukwemera kurengana, nkuko byanditswe mu Byahishwe igice cya 1 umurongo waho wa 9 haravuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu, nari mu kirwa c'Ipatimosi bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Nuvuga ngo nari impunze kuko navuze Yesu, ndarengana kuko navuze Yesu, nja mu kirwa c'Ipatimosi kubera navuze Yesu. Ziri ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ijambo ry'Imana bavuga ngo ku munsi w'umwami ndi mu mwuka numva inyumva yanje ijwi rimeze nk'iry'impanda. Nuvuga ngo kurengana bakuze ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu nibyo bisobanura guhamya. Urakoze Pastor. Ni gute amaraso agira imbaraga? Amaraso agira imbaraga usomye mu Baheburayo hariya igice ca 9 umurongo wa 13 haravuga ngo ese niba amaraso y'ihene n'amaraso y'amapfizi n'ifu ry'inkayiriza iyo biminjagiwe kubahumanye ko bihumanura imibiri yabigahumanuka, nkanswe amaraso y'umwana w'Imana witangiye Imana atagira inenge, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akabezaho imirimo ipfuye kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho.
rira jambo ryavuga ngo amaraso igira imbaraga rero ku murongo wa 24 yavuga ngo ibi hafi ya byose byoezwa n'amaraso ngo kandi amaraso atamenetse ntihaba kubabarirwa ibyaha. Amaraso agira imbaraga kuva mu isezerano rya kera usomye Itangiriro kane umurongo waho wa 10 haravuga ngo amaraso ya murumuna wawe aratakira ku butaka. Amaraso ya murumuna wawe aratakira ku butaka. Ni Imana yabwiraga Kayini ngo yihade, yari amaze kwica murumuna we, ariko Imana iravuga ngo imbaraga z'amaraso ziri gutakira ku butaka. Hariya muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 12 havuga iby'amaraso. Amaraso agira imbaraga cyane, haravuga ngo yemwe bantu mubonye ishano abubakisha umudugudu gukiranirwa bavushije amaraso. Nuvuga ngo amaraso agira imbaraga cyane. Ariko usomye Matayo igice cya 27 umurongo wa 25 haravuga ngo igihe cyo kubambwa kwa Yesu, Pilato afata amazi arakaraba, aravuga ati amaraso y'uyu icyanti kimbeho kuri uyu mukira cyacu kuri uyu mukiranutsi ntikimbeho. Arakaraba. Abayuda bumvise ko avuze ngo kibe kuri mwe, nuvuga ngo icyacu kwica Yesu, Pilato yaratinyaga ko camubarwaho, ariko aravuga ati ntikikimbayeho kuko namaze gukaraba. Kandi amazi ni element de purification mu Bayuda, areza kuko mu Bisilamu ari urufunguzo rw'amasengesho. Element de purification nizo mpamvu abantu babatiza, bamwe baburana ko babatiza mu mata, abandi bakabatiza mu maraso, abandi bakabatiza mu mavuta. Atari byo, kuko amazi ubwayo ni element de purification. Abisilamu rero ni urufunguzo rw'amasengesho, nizo mpamvu igihe cyo gusenga baza gukaraba. Ubwo Pilato nawe mu muco w'Abayuda arakaraba kugira ngo icyaha cyose kitamubarwaho mu nzira yo kubamba Yesu. Aravuga ngo icyaha ntikimbarweho kubw'uyu mukiranutsi, arakaraba atahubwo kibabarweho. Baravuga ngo kizatubarweho n'urubyaro rwacu. Kugeza uyu munsi wa none yavuze ayo magambo muri 29 nyuma ya Yesu. Icyo Yesu yari afite imyaka 33 bamubamba, ariko baravuga ngo azatubeho amaraso ye n'urubyaro rwacu. Uwo muvumo bishizeho kugeza uyu munsi wa none. Kuva icyo gihe ntabwo bigeze bareka kurwana kugeza uyu munsi wa none. Kuva 70 Yerusalemu yasenyuka, Abayuda bagatatana ku bw'ibyo bihamije, aho batuye hose bavushijwe amaraso. No kuva kuri 15 Rekenze Medi 1948 nabwo bamaze kubona ubwigenge batahutse, ntabwo bigeze babona amahoro na rimwe, ahubwo iyo barwana bakaneshwa niho babyari guceceka. Ariko kuko barwana bagatsinda, kurwana kwabo guhoraho. Izo mpamvu amaraso yabo azahoraho kugeza igihe Yesu azagarukira, kuko bayishingije ubwabo imbaraga z'amaraso. Noneho Abaheburayo baravuga ngo niba noneho amaraso y'amatungo yarabasha kweza ibyaha by'abahumaye bagahumanduka, nkanswa amaraso ya Yesu akomeye twizeye ariyo yaduhesheje gukizwa, ntazarushaho kweza imitima y'abera y'abamwizeye kugira ngo tubone uko dukorera Imana ihoraho. Ntazarushaho kweza imitima yanyu akayikuraho imirimo ipfuye kugira ngo abantu bakorere Imana ihoraho. Amaraso rero agira imbaraga. Ni na rekomandasiyo ko abantu birinda kuvusha amaraso, uko amaraso arakurikirana. Amaraso agira imbaraga. Urakoze Pastor. Ni gute amasengesho agira imbaraga? Amasengesho agira imbaraga kubera ko mu byanditswe byera ijambo ry'Imana riravuga ngo Esiteri yahinduye ibihe bikomeye. Muri Esiteri igice cyaho ni ca 15 ku murongo waho ni umurongo wa Esiteri ni igice cya 4 umurongo wa 15. Esiteri 4:15 na 16 haravuga ngo Esiteri abwira Moridekayi ati ubwire Abayuda bose b'Ishushani maze biyiriza ubusa bamara iminsi 3 n'amajoro 3 batagira ico barya batagira ico banywa, nanje niko ndabigenza n'abagaragu mu kigo c'ibwami nirengagiza itegeko maze negera umwami. Esiteri gusenga cyane byatumye ahindura ibihe bikomeye by'Abayuda bari bagiye kurimbura
babihindurirwamo maze ibihe birahinduka aho kugira ngo bibabere bibi ahubwo bibera bibi abari bagiye kubarimbura. Amasengesho arahinduriye bikomeye, amasengesho arahindura no mu gihe cyo kubambwa kwa Yesu Kristo. Angaha usomye Luka 22 umurongo wa 39 haravuga ngo Yesu aravuga ngo musenge kugira ngo mutajya mu mosha, abwira abigishwa be, nuko yigira hirya nk'intera y'agace gato, nuko arapfuka marasenga aravuga ngo data niba bishaka iki gikombe ni kindenge. Ijambo ry'Imana riravuga ngo marayika w'Imana aramanukira avuye mu ijuru amwongera imbaraga kubera amasengesho. Nuvuga ngo Yesu yanesheje urupfu kubera amasengesho. Yesu yashoboye kwihanganira ibigeragezo kubera amasengesho. Usomye muri Matayo 4:1 avuga ngo Yesu ajanwa mu butayu n'umwuka wera kugeragezwa n'umwanzi, amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, maze yuzura imbaraga kubera amasengesho bimuhesha gutsinda, aranesha. Umwanzi agiye kumugerageza asanga yambaye ibivumbikisho kuko yari afite ijambo ry'Imana n'amasengesho, asanga akomeye, aranesha. Amasengesho afite imbaraga. Paulo nawe kubwo gusenga habaye ibitangaza bikomeye mu nzu y'imbohe. Usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 25 haravuga ngo Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe maze barasenga cyane, bararirimba, maze imbohe zirabumviriza, maze muri ako kanya haba umuriri, inzu ihinda umushitsi. Noneho imbohe inzugi zirikingura, hari ijambo ry'Imana riravuga ngo umurinzi imbe kuko yari afite ubwako ab'imbohe bacitse akura inkota agiye kwigirira nabi. Paulo aravuga ngo ntiwigirire nabi, twese turahari. Nuvuga ngo amasengesho agira imbaraga. Yakinguye inzugi mu gihe Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, kandi amasengesho agira imbaraga. Ku masengesho niyo yazuye Dorokasi. Nuvuga ngo Petero azura Dorokasi kubera amasengesho, akora ibitangaza bikomeye. Nukuvuga ngo amasengesho agira imbaraga. Kandi none usomye muri Luka igice ca 21 ku murongo waho ni wa 36 haravuga ngo nuko rero bene data mube maso kandi musenge imisi yose kugira ngo mubashe kurokoka ibyo no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Ari amasengesho agira imbaraga. Amasengesho akingura ijuru. Usomye mu byakoze n'intumwa 7 umurongo wa 55 haravuga ngo Stefano bamutera amabuye arararama, areba mu ijuru, ijuru rirakinguka, Imana yicaye ku ntebe yayo y'icubahiro, umwana w'intama ari iburyo bwa Se. Noneho bamutera amabuye bazabiranwa n'uburakari cyane. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 60 aravuga ngo abonye agiye guheza umwuka abasabira umugisha, aravuga ngo data ntubabareho iki cyaha kuko bakoze icyo batazi. Amasengesho agira imbaraga. Amasengesho azura abapfuye. Amasengesho akingura ijuru. Amasengesho akingura inzu z'imbohe. Amasengesho ahindura ibihe bikomeye. Cyari igihe cyo kwicwa kw'Abayuda byari byarangiye, ariko amasengesho ahindura ibihe mu kanya gato. Amasengesho ni ikintu c'ingenzi gikomeye. Amasengesho ni ikintu kiranga imbaraga z'umukristo. Nuvuga ngo umukristo arangwa n'ijambo ry'Imana, umukristo akarangwa no kwizera, umukristo akarangwa n'umwuka wera, umukristo akarangwa no kwizera amaraso ya Yesu, umukristo akarangwa no gusenga. Hariya kurangwa n'amasengesho, kurangwa n'umwuka wera, kurangwa n'ijambo ry'Imana ni ibintu by'ingenzi cyane, ni ibintu by'ingenzi cyane bikomeye. Hariya kwizera, iyo utize ntiwanezeza Imana. Tubwiye ibintu bitanu bigaragaza ko umukristo afite imbaraga. None se pasiteri, umuntu ufite ibyo bintu bitanu ariko ntiyera imbuto twamwita gute? Ntabwo byashoboka, ntabyo abafite. Kuko mu Bagalati igice ca 5 umurongo wa 22-23 haravuga ngo dore imbuto z'umwuka nizi. Hari ijambo ry'Imana, ntabwo imbuto ari imbuto gusa, ahubwo imbuto ni imbuto z'umwuka. Umuntu wavuga ngo afite umwuka wera rero adafite imbuto ntabwo ari umwuka wera afite, abari ibindi byamuhanze. Uvuga ngo utagira imbuto ufite umwuka wera ntiwabura imbuto. Uwo muntu rero yapfuye ahagaze. Niba ashobora kuba bigaragaza ariko ntiyera imbuto, yapfuye ahagaze. Ahubwo ni ukuvuga ngo abeshejweho no gushushanya ariko ntabwo afite umwuka w'Imana. Urakoze cyane. Ko habaho abakristo buzura umwuka wera kandi ari abanyempano ariko ntibakundane. Usomye mu Kuva igice ca 7 Imana yari yahaye Aroni na Mose ikimenyetso cyo kujugunya inkoni imbere ya Farawo, barayijugunya ihinduka inzoka. Ntabwo ari igitangaza rero. Farawo yahamagaye abakonikoni n'abapfumu n'abacuni bazana inkoni zabo zose bo mu gihugu cyose ca Egiputa, niko avuga.
kuva 7 bajugunye inkoni zabo hasi zose zahindutse inzoka. Nuvuga ngo Satani cyatanga n'ubushobozi bwo kwigana. Abo bantu bafite impano, abo bantu buzura umwuka wera ariko ntibakundane. Ntabwo ari umwuka wera buzuwe, ahubwo ni imyuka y'abadayimoni buzuye, kuko abantu buzuye umwuka wera ntibabura gukundana. Kandi umwuka wera w'Imana ava ku Mana, kandi Imana ni urukundo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Muri Timoteyo ya 2 rero igice cyaho mbere umurongo wa 7 aravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwihangana. Uwo mwuka wera umanuka avuye ku Mana agasigaye urukundo, abaturutse ku badayimoni ntabaturutse ku Mana. Abo bantu rero buzura umwuka wera bakagaragaza impano, ntabwo ari igitangaza bameze nka bari abacunnyi na bari abapfumu bajugunye inkoni hasi zigahinduka inzoka igasa n'iya Mose na Aroni kandi atarizo. Noneho rero yanzoka hahita igihe gito ikazimira, ariko kwari kugira ngo abadashoboye kwihangana bagwe. Nukuvuga ngo iminsi iyo nzoka yahamaze kwari kugira ngo abatafite kwihangana bagwe, abihanganye baneshe. Abo bantu bagira impano rero badakundana bameze nka bari abacunnyi n'abakonikoni n'abapfumu bajugunye inkoni hasi imbere ya Farawo nazo zigahinduka inzoka. Ntabwo ari igitangaza mu Bakorinto wa 2 igice cya 11 umurongo wa 14 haravuga ngo ntabwo ari igitangaza kuko Satani ubwe yihindura nka marayika w'umuco. Ubwo bimeze bityo rero ntaho byaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Nuvuga ngo Satani azi kwigana, abamukorera bazi kwigana. Satani akigana iby'Imana, abamukorera bagashobora kwigana iby'abakozi b'Imana. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo iherezo ryabo yankoni ya Aroni na Mose zamira inzoka z'abakonikoni. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Abo bantu rero bagira impano ni izo kubajyana muri Gehonome, niba zitagira imbuto ntibyashoboka ngo umuntu ashobore kugira uwo mwuka utagira imbuto, ntibyashoboka. Izo mpano rero icyakora bagira izo mpano, ariko Yesu yaravuze ngo ntimukarebera abantu ku mpano zabo, ahubwo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni Matayo 7 umurongo waho wa 20 kugeza kuri 23 niko avuga. Kuko abantu benshi bashobora guhanura, abantu benshi bashobora gukora ibitangaza, bashobora kwirukana abadayimoni, ariko Yesu yaravuze ngo hari ababikora atarigeze kubamenya bameze nk'abo bagira impano batashobora kwera imbuto, batashobora gukundana. Nuvuga ngo urukundo ni imbuto y'umwuka. Abafite rero impano barekwiriye no kumenya gukundana kugira ngo bagere ku rwego rw'imbuto. Urakoze Pastor. None Pastor, uwasenga gusa ntiyaba umukristo? Uwasenga gusa ntabwo yaba umukristo, kuko ntaho yazahurira n'ukuri. Yohana igice cyaho ca 8 umurongo wa 31 kugeza 32 haravuga ngo Yesu yabwiye abayuda bamwizeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Rero abantu babaturwa n'ukuri kandi kuvuye mu ijambo ry'Imana. Ndetse unasomye muri Yohana igice cya 14 umurongo waho wa 5 bavuga ngo Yesu niwe kuri n'ubugingo. Nuvuga ngo ntawuja kwa se atamujanye, ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data ntamujanye. Kumenya Yesu n'ukumenya ukuri, kuko na Yesu ubwe n'ukuri. Rero uwo muntu utasoma ijambo ry'Imana agasenga gusa, yasenga gusa ariko ntaho byamugeza ku kuri, kuko kuri ni Yesu kandi kuva mu ijambo. Pasi tugera ku musozo, niyihe nama wagira abantu badukurikiye kugira ngo buzuze ibi bintu bitanu bigaragaza umukristo ko afite imbaraga? Inama ku bantu badukurikiye kugira ngo buze bira bintu bitanu bitera imbaraga. Icyambere usomye ibyahishwe igice cyaho ni icyambere umurongo wa 3 haravuga ngo hahirwa umuntu usoma igitabo cy'ubuhanuzi. Hahirwa uwumva agatega amatwi akitondera akumva amagambo ava mu gitabo cy'ubuhanuzi. Hahirwa n'uwitondera. Hahirwa usoma, icyo ni icyambere. Hagahirwa utega amatwi akabyumva, ni icya kabiri. Hagahirwa n'uwitondera, bisobanura ngo ni rya jambo ryanditswe muri Yohana igice cyaho ca 13 umurongo wa 17 ubwo mumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Nukuvuga ngo gusoma ijambo ry'Imana ni kimwe, gutega amatwi kumva abarisoma ni icya kabiri, kwitondera ibyanditswe mu nungushira mu ngiro ibyo wakuyemo. Nico cyambere umukristo akwiriye kwitondera inama namugiye. Icya kabiri usomye mu Baroma kwizera igice ca 14 umurongo wa 23 umukristo namugira inama imirimo yose dukora
niko handitswe. Iyo idaherekejwe no kwizera, aho kugira ngo ihinduke umugisha, ahubwo ihinduka umuvumo. Ikindi namugira cy'inama ikomeye nuko bakumvira umwuka wera, kuko abantu benshi bashishikarira kuzura umwuka wera, bagashishikarira kugabana impano, ariko ntibashishikariye kuyoborwa n'umwuka wera. Bakuzura ariko ntibayoborwa. Abaroma 8 umurongo waho ni wa 14 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bonyine bana b'Imana. Ni ukuvuga ngo Abagalatiya 5 umurongo wa 16 aravuga ngo ndabinginga bene data kugira ngo muyoborwe n'umwuka, ni muyoborwa n'umwuka nibwo mutazabasha gukora ico kamere irarikira. Nuvuga ngo abantu iyo bemeye kuyoborwa n'umwuka nibwo batandukana n'ubutware bwa kamere. Abayobowe n'umwuka nibwo batsinda, noneho rero nibwo baza kwera na za mbuto twavuze. Uyobowe n'umwuka ni windi kwa ubukristo ryakurika, ni imbaraga ze zigaragarira. Ntabwo imbaraga z'umukristo zigaragara mu kuzura umwuka wera, ahubwo imbaraga zigaragarira mu kwemera kuyoborwa nawo. Icya gatatu namugira inama noneho ni ukwizera amaraso ya Yesu Kristo, akamenya ko ari igiciro cyinshi. Bene data, na Yuda yari icujije muri Matayo 27 umurongo wa 3 ngo ndicuye kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Nuvuga ngo kugambanira amaraso atariho urubanza, uje umenya ko amaraso agira imbaraga. Nugira ugambanira, nugira umuntu umenwa amaraso kubera wowe, umenye ko ayo maraso azakugaruka aho uzaba uri hose, akazagaruka n'urubyaro rwawe. Umuntu ugambanira amaraso atariho urubanza. Na nizo mpamvu mu Bayuda amaraso yarateye ubwoba. Pilato arakara baravuga atamveho, bibabeho, baravuga ngo bizatubeho n'abana bacu. Ariko aho byagejeje Abayuda namwe murabibona. Amaraso, wirinde kugambanira amaraso atariho urubanza. Wirinde kugira ngo hatazagira umuntu uzamenerwa amaraso kubera ibyo wakoze cyangwa ibyo wavuze, amaraso atariho urubanza. Ikindi namugira inama ni ukuvuga ngo gusenga ubudasiba ni n'itegeko ry'Imana rega. Haravuga ngo nuko mube maso musenge iminsi yose. Ijambo bakoreshe ni imperative, ni itegeko. Nuvuga ngo be maso musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka ibyo no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Nizo nagira inama umukristo uwo ari wese, niba ashaka gukomera, komerera mu ijambo ry'Imana. Niba ushaka gukomera, izera umwami Yesu. Niba ushaka gukomera, emera kuyoborwa n'umwuka. Niba ushaka gukomera, izera amaraso ya Yesu kandi wigengesere, wirinde kuvusha amaraso atariho urubanza. Niba ushaka gukomera, senga ubudasiba. Ibyo bintu ko ari bitanu bikomeza umukristo agahinduka umukristo nyakuri. Urakoze Pastor. Niyihe nama wagira ku bantu bavuga yuko iyo umuntu akijijwe birangiye kuba yakeye Yesu umwami, kuvuga ati ndakiye Yesu umwami n'umukiza, kuba bihagije ko nta kintu umuntu yakora ngo umukristo? Wavuga iki Pastor? Wagira iki inama abantu bafite iyo myumvire cyangwa abakurikirizo nyigisho? Nta mirimo twakora ngo iduhesha agakiza. Mubari wa Roma igice cya 3 umurongo waho wa 8 haravuga ngo icyagaragaje urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha. Ntabwo twicaranye n'Imana kubeza ngo noneho ngo itubwire ngo mumpaya mbahe Yesu, cyangwa twe tuvuge ngo turaguhaya kugira ngo duhe umwana wawe. Oya, n'ubuntu twatsindishirizwe kubwo kwizera, ntabwo byavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Naba Efeso 2 umurongo wa 8 n'uwa 9. Kandi ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira uyirarira. Aba Efeso 2 umurongo waho wa 8 n'uwa 9. Kuko tuticaranye n'Imana ngo tuje ku meza, ni abantu bagwira ntibabyumve neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mirimo twakora, na Martin Luther yavuze ngo iduhesha agakiza. Kuko mu itorero ry'i Roma bavuga ko amasakaramentu ashobora kongera agakiza k'abantu. Aravuga ngo nta mirimo twakora, ahubwo umukiranutsi atsindishirizwa no kwizera gusa. Ariko noneho rero imirimo yo gukiranuka ni ibimenyetso by'agakiza. Kuko urufatiro rwo kwizera ni ijambo ry'Imana, urufatiro rw'agakiza ni ukwizera, ibimenyetso by'agakiza ni imirimo. Ni ukuvuga ngo nta kwizera kutagira imirimo kereka gupfuye. Uwo muntu uvuga rero ngo yakwizera umwami Yesu agahinduka umukristo kuko yatsindishije kubuntu ntaca akoze, yaratakaye, yarazimiye. Kuko kwizera ntabwo twizera gusa. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 29. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntimwahawe kwizera gusa, ahubwo mwabahawe no kubabazwa ku bwa Kristo. Kabiri igice cya 1 umurongo wa 5 haravuga ngo nuko kwizera kwanyu mwongereho ingeso nziza, ingeso nziza mwongereho kumenya, kumenya mwongereho gukunda bene data, gukunda bene data mwongereho urukundo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo twongereho kwihangana, ngo nitugenza dutyo
ntabwo tuzasitara na hato. Uwizeye gusa rero agatsindishirizwa n'amaraso ya Yesu ntagire icyo akora kugira ngo agaragaze ibimenyetso by'agakiza abatarakizwa, kuko iyo umuntu akijijwe akora byiza, ariko nta mirimo myiza wakora ngo ukizwe. Nongere nsubiremo, nta mirimo myiza wakora ngo ukizwe, ariko iyo umuntu akijijwe akora imirimo myiza. Iyo mirimo myiza rero niyo bagaragajeho kuvuga ngo kwizera mwongereho ingeso nziza, ingeso nziza mwongereho kumenya, kumenya mwongereho kwihangana, kwihangana mwongereho gukunda bene data, gukunda bene data mwongereho urukundo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Imirimo myiza rero ni ikimenyetso c'agakiza, ntabwo ari ihesha agakiza, ahubwo ni ikimenyesho c'agakiza. Aho bitandukaniye ni iki? Abanyabuntu baravuga ngo ntaco twakora ngo dukizwe. Nibyo nuvuga ngo ikibanziriza byose ni ukwizera wamara ugakizwa, kandi uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Hari n'ibimenyetso bigumana n'abizera ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazavuga indimi, bazarambika ibiganza ku barwayi, bazanywa n'ikintu cica, bazafata inzoka. Ibyo ni ibimenyetso bigumana n'abizera. Ariko none iyo umuntu amaze kwizera agakizwa, noneho akabatizwa agakizwa, noneho ibimenyetso by'agakiza ni imirimo myiza. Iyo mirimo rero idahari kuko izaja mu rubanza, ntabwo ushobora kubona ubwami bw'Imana, kuko muri Mateyo birahari. Igice cya 25 umurongo wa 31 haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka mu bwiza bwe n'icubahiro cye, haravuga ngo amahanga yose azateranira imbere ye, azabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, intama azazishira iburyo, ihene azishira ibumoso. Azahamagara bari iburyo bwe ati muze abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bw'iteka, mwarazwe kuva ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mumpa ico kunywa, nari ndi umushitsi murancumbikira, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura, nari ndwaye muza kundeba. Baramaza gutuzakureba rya. Ariko Yesu yarashubije ngo cyagihe mwakoreraga abato muri mwe ibisabityo, cyagihe mwacumbikiraga abato muri mwe, cyagihe mwagaburiraga abato muri mwe, cyagihe mwahaga ico kunywa abato muri mwe, cyagihe mwasuraga abato muri mwe, cyagihe mwarebaga bari mu nzu y'imbehe abato muri mwe, ngo burya ninje mwabikoreraga, ngo niyo nazababwira ngo mwinjire mu munezero wa data mu n'ubugingo buhoraho. Ubwo rero uwo muntu uvuga ngo yaratsindishirijwe ntabwo bisaba imirimo, azaje ibumoso kuko azabwira abari ibumoso bwe ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, muje mu muriro wa Satani aho muzarira no guhekenya amenyo. Noneho gukizwa ugakora imirimo myiza nibyo biyuzuzanya kugira ngo umuntu agere mu bwami bw'Imana. Urakoze Pastor, nikiye tugana ku musozo. Ese niko bavuga bati nta kuntu Imana yafata abantu yaremye ngwira, kuko ati Imana ari urukundo, ifata abantu yaremye noneho izabashire mu muriro. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo izafata abantu yaremye bibashire mu muriro. Oya, Imana yashizeho icyiza n'ubugingo, ishiraho ikibi n'urupfu. Mu Guteka kwa kabiri igice ca 30 umurongo wa 15 haravuga ngo dore ngushize imbere ya bintu bibiri, ibyiza n'ubugingo, ibibi n'urupfu. Hitamo mwana wanje. Mu ngobyi ya Edeni yaravuze ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi uzaje urya imbuto zacu, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesi ciza n'ikibi ntukakirye, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Nukuvuga ngo hitamo kurya upfe kuri ico giti, cyangwa hitamo kumvira urya ico kurya gifite ikigikundiro cera imbuto ziribwa nk'uko yari yakimugeneye. Kuko ibyo bituko byari biteganijwe, hari igiti cera imbuto ziribwa, hakaba igiti c'ubugingo cyo kumesha kurama, hakaba n'igiti c'ubwenge kimenyesha iza n'ikibi. Ariko ikimenyesha iciza n'ikibara kuvuga ngo umunsi wakiriye no gupfa uzapfa, ariko nutakirya uzabaho. Ahitamo gupfa arakirya. Ntabwo Imana rero yica umuntu, ko Imana ntiyica, ahubwo abantu bahitamo urupfu. Koze cyane uburyo rero bavyumvamwo, urumva ko bavyumva mu buryo bavuga bati ntabwo Imana bo imyizerere yabo bazi yuko kuba bakeye Yesu n'umwami n'umukiza ibyo ngo umuntu wese yakora ngo yaramaze kubibabarirwa, nuvuga ngo n'uwo muriro ntabwo uhari azaja mu ijuru. N'igitambo ca Kristo ubwacyo ni ukugira ngo abantu bose bakizwe, no gutinza isezerano ry'Uwiteka ni ukugira ngo abantu bose bihane bakizwe. Ariko ntabwo Imana yaremeye abantu kubatwaza igitugu, kuko yabahumekeye mu mwuka w'ubugingo wo guhitamo. Yamuremanye gutekereza, imuremanya kumenya, imuremana
imana guhitamo imuremana umudendezo. Ntabwo imana yaturemeye kudutwaza igitugu. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo twahamagariwe umudendezo, Abagalatiya 5:13, ngo ariko bamwe bagize wa mudendezo waba urwitwazo rwo kugendera muri kamere. Ahangaha rero Imana kuko yaduhamagariye umudendezo ikaduha umwuka wo guhitamo, nukugira ngo duhitemo ibyiza tubeho, ariko ushaka gupfa ntabwo Imana izamubuza gupfa. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu wakoze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabiheza inshuti ye, akabiparitaja canke akabisharinga, tukubwire ngo nawe Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu ufata aza dusengera, tumubwire nawe ngo Imana igumugisha. Reka dushimire abantu muza mudushikira kuri mu w'Imana, namwe tubabwire ngo Imana ibaho umugisha. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Pastor, sinzi ko ushobora kongeraho uri channel ya gusenga everyday. Murakoze kutugana 0786669662 kuri channel ya gusenga everyday. Nimero ya WhatsApp 0786669662. Imana duhana umugisha. Murakoze cyane. Reka tugushimire tubabwire ngo ikiganiro aho butaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.